Yesu ashimwe nanone inshuti zanjye, mwe mudahwema kugaragaza ko mubana natwe mu biganiro by'ivugabutumwa dutanga kuri YouTube, kuri channel yacu Ijuru Ntirikorerwa. Mbashimira Imana iteka hashingiye ku muhate mugaragaza, umuhate w'ijambo ry'Imana, umuhate w'ubutumwa bwiza. Mu by'ukuri navuga ko ubundi ku isi yose nta kindi kintu gihari kera kirabura, nta kindi kizabaho mu by'ukuri cyari gikwiye kwitabwaho no guhabwa umwanya nko kumva ijambo ry'Imana, ijambo rizima, ijambo rikiza, ijambo rikura mu rupfu rikageza umuntu mu bugingo buhoraho. Mu by'ukuri rero wowe dukurikira ndagushimira, nkomeza kugusaba ngo ukangurire abandi nabo kudukurikira, kugira ngo nk'uko nawe ijambo rikugeraho nabo ribagereho, kuko nta yandi mahirwe ahari yo gukira, nta yandi mahirwe ahari yo gutekana, nta yandi mahirwe ahari yo gukira urupfu rw'iteka. Umuntu akaba mu isi ari amahoro, abanye n'Imana amahoro, aguwe neza, cyane ko ibyo wagira byose, ibyo watunga byose, ariko mu gihe ugifitanye n'Imana ikibazo, byose ni imfabusa. Yesu yigeze avuga ngo byamara iki ko umuntu yatunga iby'isi byose niba atabonye ubugingo buhoraho. Ubwo rero niyo mpamvu nta kindi kera kirabura nagukangurira mu by'ukuri kirenze iki ngiki, kirenze kwita ku ijambo ry'ubutumwa bwiza, kwita ku ijambo rizima ry'Imana. Nubwo nzi neza ko n'ubundi hari n'abandi bafite ibindi bitari ukuri, nabyo kandi bita ijambo ry'Imana. Burya gusoma Bibiliya ukayisobanura nk'uko ubwenge bwawe bubikubwiye, ukanavuga ko wabwiye abantu ubutumwa bwiza, ntacyo bimara. Ntacyo bimara, kandi kizakubwira ko ari byo mu bwenge bwawe n'ubundi nuko ari wowe ubwawe ntibyagukijije ngo biguheshe amahoro, biguhe kuba mu isi utekanye, nta kibazo ufitanye n'Imana, ariko nabo bibwira nabo nuko ntabwo bishobora kubakiza. Nibibanze bigukize wowe ubwawe, kugira ngo ujye wamenya ko hari byagira n'undi byagirira umumaro. Ntabwo waba nawe ugifite ubwoba bwo kurimbuka uvuge kuri kubwira abantu ubutumwa bwiza, kuko ubutumwa bwiza icyo bumarira umuntu ni uko bubanza bukamukiza urupfu rw'iteka, akaba mu isi azi neza ko atazarimbuka, akaba mu isi azi ko nta kibazo agifitanye n'Imana, hashingiye ko icyo bari bafitanye Yesu yagikemuye. Uwo rero muvugana n'ubundi ni umuvugabutumwa bwiza Emile Nshimiyimana, udashingiye ku idini, utaratumwe n'idini kubwiriza, ahubwo watumwe n'Imana biciye ku cyo Yesu yakoze. Imana imaze kuntangariza nanjye, imenyesheje ubwiru bw'umusaraba, imenyesheje ko muri Kristo Yesu ariho yiyungiye n'abari mu isi bose, ntiyabikibabara ibicumuro byabo. Imenyesheje ko muri Kristo Yesu ariho yiyungiye nanjye, ikaba itakimbaraho icyaha na kimwe, ndetse ikaba yarampaye gukiranuka kwa Yesu. Nanjye ubwo nahise mpabwa mu by'ukuri inshingano cyangwa se umurimo wo kunga abantu n'Imana, ariko nta kindi mbungisha n'Imana keretse nanjye kubabwira igikorwa Yesu Kristo yadukoreye. Ubwo rero ushatse kunyandikira, nimero ni 0784 42 57, 0784 ari kuri hanze birumvikana no gushyiraho akamenyetso ko guteranya 250 7 8 4257. Watwandikira kuri WhatsApp, wakwifuza kujya kuri group tukagushyiraho, wakwifuza kandi no kugira ibyo tubaza tukagusubiza. Tuzishimira kwakira, tuzishimira kuvugana nawe, tuzishimira kubana nawe, tuzishimira gukomeza gusangira ijambo ry'ubutumwa bwiza. Ubwo rero ni ikaze kugira ngo tubane, ni ikaze kugira ngo dufatanye, ni ikaze kugira ngo dusangire umunezero w'ijambo ry'Imana. Numvaga twasoma imirongo 2 gusa iri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, igice cya mbere umurongo wa 21
na 22. Ni amagambo avuga ngo namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Ni amagambo yumvikana mu by'ukuri. Iyo Bibiliya ivuga ngo kera twari twaratandukanijwe n'Imana, navuga ngo biba bikwiye kumvikana. Ese kera ni ryari? Ntabwo kera mu by'ukuri ari igihe umuntu yajyaga anywa inzoga akanywa itabi, ntabwo ari igihe umuntu yajyaga mu by'ukuri yiba akarakara n'ibindi, ahubwo kera ni muri Adamu. Kera navuga ngo ni kuva umuntu akiri muri Adamu, ukiri muri Adamu wese aho ni kera kuri we, kuko muri Adamu niho twatandukaniye n'Imana. Adamu akoze icyaha nk'uko twakomeje kubibona mu biganiro byatambutse, twese twari dutandukanijwe n'Imana duhindutse abanyabyaha imbere yayo, bidaciye ku kintu na kimwe dukoze, ahubwo Adamu icyo yakoze kirahagije kugira ngo abamukomokaho twese tube twarapfutse turi abanyabyaha. Iyo kamere y'icyaha rero yari ihagije cyangwa se irahagije ku muntu wese, kuko ni kamere yo gusuzugura Imana, ni kamere yo kutumvira Imana, ni ubuzima bwa Satani umuntu yakiriye ubwo yumviraga Satani aho kumvira icyo Imana yaramubwiye, agahitamo kwakira ukuri kwa Satani, akaba ariko mu by'ukuri yimika mu mutima we, kumubwira ko nawe azamera nk'Imana, kumubwira ko nawe yagira ubwenge bw'icyiza n'ikibi, akamera nk'Imana, agakora nk'Imana, akabaho nk'Imana, nawe akagira ibyo arema. Ubwo buzima rero bwo kwigumura ku Mana nibwo budutandukanije n'Imana. Bivuze ngo ibyo umuntu akora byose, umuntu ukomoka kuri Adamu, byose abikorera muri uwo mwuka akomora kuri Satani, kandi byose bikagaragara ari bibi imbere y'Imana. Ubwo rero umutima aba ari mubi, cyangwa se ubwo buzima bw'imbere mu muntu aba ari bubi, hashingiye ko uwo mwuka umurimo imbere ari umwuka ukomoka kuri Satani, ariko kandi n'ibiva muri we byose cyangwa se iyo mirimo yose akora nayo ikagaragara ari mibi imbere y'Imana. Ariko reka mvuge ngo niyo yaba ari myiza imbere y'abantu, ikomeza kuba mibi imbere y'Imana. Ntukishingikirize ku byo ukora, wafasha abakene, watanga ibyo ufite byose kugira ngo ugaragare neza imbere y'Imana, n'ubundi byose Imana ikomeza kubona ko ari bibi, hashingiye ko we bikomoka uri mubi. Kandi ubwo bubi nyine nk'uko twakomeje kubivuga si ubundi, ni ububi ukomora kuri Adamu, nawe yakomoye kuri Satani. Ariko ntabwo Imana yaturekeye muri ubwo buzima, ahubwo yashatse kwiyunga natwe, ariko biciye muri Kristo Yesu. Ubundi navuga ko ingorane abantu bagira ni ugushaka kwiyunga n'Imana ariko biciye mu mirimo bakora, kandi nk'uko tumaze kubibona imirimo y'umuntu yose ni mibi. Ubwo rero ntabwo wafata ibibi ukora mu by'ukuri ngo abe ari byo bikunga n'Imana, ahubwo nk'uko ubyumva kuko uri mubi n'ibyo ukora bikaba ari bibi, ubwo ibyo ukora aho kugira ngo bikunge n'Imana byarushaho kugutandukanya nayo. Ariko ngo none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Birumvikana ko urupfu rwa Yesu ari rwo rwonyine rwatwunze n'Imana. Mu gihe kera nanjye ariko wenda nawe waba uzi ko mu by'ukuri ibyo ukora byakunga n'Imana, ariko urupfu rwa Yesu, umubiri wa Kristo, niwo yatwayemo ibyaha byacu byose, abibambanwa ku giti, apfa urupfu rwagombaga gupfa, urupfu rw'iteka, umubabaro w'iteka ryose nagombaga kubabazwa. Yesu arawubabazwa mu cyimbo cyanjye, arawubabazwa mu cyimbo cyawe, ariko abikorera kugira ngo wowe Imana ikugaragare, ikubone uhindutse uwera n'umuziranenge ndetse n'utagawa imbere yayo. Ubwo kwera k'umuntu imbere y'Imana ntahandi kuva mu kwizera ko kubw'urupfu rwa Yesu twakuriweho ububi bwacu bwose imbere y'Imana. Kubw'urupfu rwa Yesu, Yesu yishyizeho ibyo twabazwaga byose, Yesu yishyizeho ibyaha byacu byose, kavukire yacu mbi n'imbuto zayo zose abyishyiraho, ndetse anahabwa igihano
twagomba kuzahabwa. Ariko kugira ngo Imana natwe itubare nk'abera, nk'abaziranenge n'abatagawa, abantu batagira ikosa na rimwe imbere yayo, ariko bidashingiye kuri kamere zacu, ahubwo bishingiye ko ibyo yakatubazeho bibi byose bibaze kuri Yesu kandi yarabimuhaniye. Bivuga ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Urwo rupfu rero twagapfuye rw'iteka ryose nirwo Yesu yapfuye. Igihano twagahawe nicyo Yesu yahanwe, ariko yagihanwe kugira ngo wowe utazahanwa, yagihanwe kugira ngo wowe ugaragara utunganiye Imana. Ubwo rero icyo usabwa nta kindi ni ukwizera Yesu Kristo kugira ngo nawe mu by'ukuri ubarweho kwera kwa Yesu atari ukwera kwawe. Ibyo rero Bibiliya iravuga mu Baroma 10:10 ngo umuntu abyizeza umutima. Biravuga ngo umutima niwo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, nk'akanwa akaba ariko yatuza akaba arakijijwe. Icyo ukira nta kindi, ukira urwo rubanza rw'ibyaha, ukira urwo rupfu rw'iteka ugomba kuzapfa, ariko hashingiye ko Yesu yarupfuye mu cyimbo cyawe, akaba yarabazweho ibyawe byose bibi kugira ngo nawe ubarweho ibye byose byiza, ubarwe nk'umwere, ubarwe nk'intungane, ubarwe nk'utagira icyaha, ubarwe nk'umuziranenge, ubarwe nk'utagawa, ariko hadashingiye mu by'ukuri ku mikorere yawe myiza, ahubwo hashingiye mu by'ukuri ku kwera kwa Yesu. Yesu niwe wagize ukwera kuzuye Imana yashakaga, ariko abikora ari njye wabikoreye, abikora ari wowe wabikoreye kugira ngo nitubyemera natwe tubarwe nk'abatagira icyaha na kimwe imbere y'Imana. Ubwo rero uko kwera kw'Imana nawe ndakwifuriza mugenzi kugira ngo kubone, ndakwifuriza kugira ngo we kwinangira umutima, ndakwifuriza kugira ngo iby'idini yakubeshye ko uzahinduka uwera cyangwa se intungane biciye mu mirimo yawe, rwose uhagarikira aho ngaho. Uri mubi n'ibyo ukora byose ni bibi. Yesu niwe wagize ukwera kuzuye, nawe araguhamagarira kugira ngo uze akuguranire, aguhereze ukwera kwe kugira ngo nawe mu by'ukuri ubashe kujya mu ijuru. Ndagushimiye inshuti yanjye, ndagushimiye wowe udukurikira aho uri hose ku isi yose. Ndabizi ko munkurikira muri ahantu hatandukanye, abari mu Burayi, abari muri Amerika, abari Canada, abari muri Afurika yose, abari muri Aziya, aho uri hose ku isi yose ndagusuhuza kandi ndagushimira. Ndakwifuriza mu by'ukuri kugira ngo umutima wawe ufunguke, Imana ikingure umutima wawe, ureke kwinangira, ureke kwishakamo ibyiza, ahubwo wizere Yesu, we nzira n'ukuri ndetse n'ubugingo, nk'uko yabivuze ngo nta n'umwe ushobora kujya mu ijuru atari we umujyanye, nta n'umwe ushobora kujya mu ijuru mu by'ukuri atajyanywe no gukiranuka kwa Yesu, nta n'umwe ushobora kujya mu ijuru atajyanywe no kwemera ko urupfu yagomba gupfa ari Yesu warupfuye. Ubwo rero nawe nibyo nkwifuriza, ariko kandi nongera ngo usabe kugira ngo ukande subscribe kuri YouTube channel yacu Ijuru Ntirikorerwa, niko yitwa, yirebe kuri YouTube, mu by'ukuri ukande subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro, kandi uyisharinga cyangwa se uyisangiza inshuti zawe. Umuvugabutumwa rero ni Emile Nshimiyimana. Nimero nk'uko nababwiye ni 0784425257. Waba uri hanze ni akamenyetso ko guteranya 250 7844257. Ndabakunda kandi Yesu niwe udukunda cyane, we wemeye gupfa urwo agomba gupfa, urwo rwari dukwiriye niwe rwahamye, ariko kugira ngo natwe amahoro akwiriye intungane nka Yesu abe ayacu. Imana ishimwe rero ku bwa Yesu, Imana ishimwe no ku bwawe wowe udukurikira, Imana ishimwe ku bwa byose iduha mu rukundo rwayo none ndetse n'iteka ryose. Amen.